welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello bantu b'Imana meze gute, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe. Bari mushyashya tuguhaye ikaze, uba bisanzwe turi abanyamugisha nyabona kugira mu biganiro byacu bya buri munsi, wo gukora comment, wo gukora like, wo gukora subscribe, wo gukora share. Uri imfura cyane, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Nshuti, uyu munsi ndagira ngo tuganirire hamwe ibintu bikwereka ko utaraba tayari yo gushinga urugo ngo rukomere. Burya kubyuka ukatuvuga ngo nanjye ndumva nakubaka, ibyo byene ntabwo biba bihagije ku buryo wagendanye no kubaka urugo rwiza kandi urugo rukomeye. Nshuti, ikintu cya mbere kizakwereka yuko utaraba tayari iyo kuba wakubaka urugo, ikintu cya mbere tujye guheraho ni ukwipangira umunsi w'ubukwe. Uraho uri kwipangira bije y'ubukwe bwawe, ukuntu uzaba umeze, sare ugomba kujyamo, abazakwambarira, ahantu mugomba gusohokera, ahantu bagomba kuguproporeza. Icyo nicyo kiri mu mutwe wawe. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko wabonye wa mukobwa w'inshuti yawe byagenze, ukumva yani umeze nk'uri mwipigana, ukumva umeze nk'uri mwihangana. Ngiye ngomba kubemeza, ngiye ngomba gukora iyo bwabaga. Niba uri baramuproporeje kuri Great Hotel, kuri Serena Hotel, ngiye bagomba kujyana Dubai, ngiye bagomba kujyana. Icyo kintu nimba ari cyo kiri mu mutwe wawe, my dear, ntabwo uraba tayari yo kubaka. Bigenze gake, kubera ko uhubuka bavuga ngo mugani bavuga gutera, uhubuka witonze ukababara buhoro. Deja kubera ko ibyo uri kubiterwa na pressure, kubera yuko wabonye abandi uko byagenze, kubera wabonye ikirori kanaka yagenze, uriya mwiganye, uriya mwakuranye, kubera wabonye ikirori yagize, nawe uyitegura kubaka. Nanjye ndi tayari, nanjye narwubaka rugakomera. Bije, intekerezo zawe ziri kuri bije y'umunsi w'ubukwe gusa. Icyo gihe pay attention, ubigenjeje gakeya, kubera ko ntabwo uraba tayari mu by'ukuri, ntabwo uraba tayari yo kubaka za nyabyo. Ikindi cya kabiri kizakwereka ko utaraba tayari yo kubaka, ku buryo nakugira inama yo kuba waba ubiretseho gatoya, ni igihe utarizera muri gukundana. Umuntu ufite umuntu muri gusimbukira ku mwanzuro w'umunsi w'ubukwe, muri gupanga hazaguproporeza, muri gupanga everything, I mean everything, buri kimwe mwakoze liste, ariko uracyamushidikanyaho, uracyavuga ngo subuye ni wumbereye, subundi ubu nguyu koko yambera umugabo, dore kuntu areshya, ubundi ubu nguyu tuzaryama mu buriri areshya atya, ese ubundi uyu nguyu. Harimo abantu bagira izo complex. Buri muntu wese, my dear, iyo agiye gushaka ajya avuga ngo sinabana n'umuntu mugufi, sinabana n'umuntu muremure, sinabana n'ubyibushye, sinabana na maneke. Buri wese agira amahitamo ye. Rero mu gihe rero uwo muntu muri kumwe utaramubonaho bya bindi byose wifuza, genza gake, kubera ko uracyafite gushidikanya muri wowe, uracyafite kureba hirya no hino, uracyafite kuvuga ngo nubwo ngiye kubana n'uyu, ngo ariko niwe bogari, nubwo ngiye kubana n'uyu, nguriya n'ufite amafaranga. Uracyafite akavuyo kanshi, ntabwo uraba tayari yo kuba washaka ngo uzubake urugo rukomere. Nyabonera kugira inama yo kubigenza gake. Urugo ntabwo ari ikintu umuntu abyuka ngo kanaka yubatse, Clarisse yubatse, reka nanjye njye kubaka. Clarisse afite ukuntu yapanze projet ye, ukuntu yapanze ibintu bye, nawe ukahita ugendera kuko Clarisse yabikoze, utazi behind the scene, utazi uko yapanze ibintu, nawe ati uko yabikoze reka nanjye kubikora. Ibyo bintu ni ibintu nshuti yanjye ugomba kugenza gake cyane. Number 3 izakwereka ko utaraba tayari yo kubaka urugo rugakomera. Yani wagenda ukarongorwa ukubaka ukanabyara yewe, ariko urugo rwawe rurimo imikino, rujegajega. Igihe ukirivuga ngo I still have to enjoy my life. Uri muri babandi bakivuga ngo ngomba kwenjoyinga ubuzima bwanjye bwa gisore, ngomba gusohoka, sindaba tayari yo kumva abana bandi, abakobwa sindaba tayari yo kumva abana bandirira mu matwi, sindaba tayari yo konsa ibere ryanjye rikagwa, sindaba tayari yo kugira ngo bamabukwe na babukazana na sorry na baramukazi. Ibyo bintu byose igihe utarabipanga mu mutwe wawe ngo ube tayari yabyo, ukabumva ukiri muri babandi ugomba gusohoka ntawe watsa uruhushya, ukabumva ukiri muri babandi ntawe ugomba kubaza wiriwe he, wakoze iki, amafaranga wahembwa ari he, bla 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 bla. You still have to enjoy your life. Niko ubyifuza, niko ubishaka. Slow down. Gake
genda gahoro 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 gahoro, kubera ko nubikora kuri pressure y'abandi ntabwo uzubaka. Ayisoya ntabwo uzubaka urugo ruzima ngo rukomere, kubera ko ibya byose ni pressure. Ni handi ugera hanze watwita itama ryatangira kungana ngo reba abandi bana ngo barakisiga makeup zikabafata. Ntabwo watekereje ku kintu wari ugiye gukora. Urugo ni ikintu kinini cyagutse. Ikindi kintu twajyaho, ariko aho ngaho narindi kubasobanurira kugira n'abantu bavuga ngo ndacashaka kwenjoyinga. Ese ubona impamvu abasore bari hanze hano abenshi badashaka suko badafite amafaranga? My dear, bafite amafaranga, bafite n'ubushobozi. Ushobora no gusanga umugabo wubatse hari umusore utubatse umurusha ubushobozi kandi wa mugabo atunze urugo, suko nawe atabasha kubaka urugo, ahubwo we arakitekerezaho akavuga ngo can I do it? Ese ibintu nabikora nkabishobora? Ndi tayari yuko umugore agiye kujya ambwira ati ugiye he, wavuganye nande, telefone yawe nindebamo ntago muri bubipfe. Igihe rero ukiri muri iyo situation, igihe ukiri muri ngomba ndacashaka kwigenga, ndacashaka kwikontrola, sinshaka umuntu umbwira ngo wagiye he, ngo ryama, ngo iki gikombe gikura ha, ntagushaka nyine. Icyo gihe niba yani bane bagabo niba wumva utarabasha kuba hari undi muntu washyira mu buzima bwawe ngo umucire bugufi ubashe kumwumva, genda gake. Kubaka ntago biraba ikintu wahita uhubukira, sibyo? Ntago biraba ikintu wahita uvuga ngo reka ngiye mbikore. Wijya kuri pressure yabo mwiganye, wijya kuri pressure yabo mukorana, wijya kuri pressure y'inshuti mwahuriye mu kazi ngo zashatse. Barabiplaninze. Ushobora gusanga bamwe muri bo bimaranye nk'imyaka 10, 5, 2 just yuko muhuye ejo ukatubona bakoze ubukwe turabishaka. Ntago ari byo. Burya reka nkubwire ikindi kintu kikugaragariza ko utari yo kubaka urugo ngo rukomere. Kuba utari wa muntu wavuga ngo nzasaba imbabazi kandi nzanababarira. Hari ukuntu hari utu video njya mbona abantu bajya ngo muri pop ballon ngo bari kujya gushakisha abakunzi, bari gushakisha abakunzi kugira ngo batrayinge bare ko bizavamo. Ariko hari akenshi umuntu avuga ngo ngiye ngo nkunda ibingo, nkunda kwigenga, ngo nkunda kugira gute. No, iyo ugiye gushaka uburi tari yo guca bugufi, niba muri wowe utaraba tari kuvuga ngo naca bugufi, ukaba utaraba tari yo kuvuga ngo okay nankosereza nzamubarira, kuko umuntu tugiye kubana si marayika, nimukosereza nanjye nzaca bugufi musaba imbabazi. Ibyo bintu niba utarabishyira mu mutima wawe, ukaba wumva ugifite ego, niko nabyita, ukaba wumva ugifite kumva uvuga ngo yaza mbaze iki se yambwira iki, twahuye amenye yuzuye mu kanwa se njyazaza kuntegeka mpagarare hejuru. Nimba ari ukugitekereza, nimba ari ibyo bikiri mu ntekerezo zawe, my dear, bawicururiza, bawenjoyinga ubuzima bwawe. Igihe uzaba wumva uri tayari yo kuvuga ngo nakosa nzamubabarira. Eruguzwa n'igihe umuntu akosa mubana muri babiri, umugore n'umugabo, agakosa ariko kubera ko ushaka ko ibintu mubirenga mukabicaho, cya kintu kugira nkaho utakibone. Iki gihe iyo macwa utayifite, iki gihe uko gukura mu bwonko no kwaguka utaraba tari yo kubigira no kubyakira. Please abeg, ndakwinginze, bawigumiye mu kazi, bawigumiye mu mashuti yawe nyine ubanze wenjoying, kuko nugenda urabuhubutse pa. Ikindi kintu nakubwira mukobwa, nimba hano ndikubwira wenda hano ntabwo navuze ku mukobwa cyangwa umuhungu, nafashe bose, ariko hano none kirareba abakobwa gusa. Mukobwa nimba utaraba tayari yo kuvuga ngo ako gataye kawe kazahinduka, wibona umeze nk'umuntu utandukanye n'uwo wari uriwe, ubusa agatekanye ntigahinduka bara bakindeba, ubungubu ninzana mu nda, ubusirere nirigwa, ubuse umubiri wawe ukaba ukiwukomeyeho ku rwego rwo kuvuga ngo I can't do this. Please don't. Ndakwinginze buretse gushaka. Nimba ukiri muri abantu bavuga ngo umubiri wanjye, agataye kanje bitagenda gute, abakobwa benshi aragerayo ngo buretse ngo turetse gusama, ngo tubande ngo twenjoyinga ubuzima. Hari filime bakinamo abantu mbona kuri filime murabibona, umugore akabyara akanga konsa, ubwo uragira ngo nonse ngo ibere rigwe ngo uhite usubira hirya ngo ujye kureba ngo abandi ngo bandushe ubwiza. Please, nimba wumva utari tayari yo gutanga ubuzima bwawe n'igitambo mu rwego rwo kugira ngo uzagire umuryango, please bugumye mu byo urimo, ndabigusabye nkwinginze. Kubera ko umudamu kugira ngo abe umudamu
hari ikiguzi atanga, ni ubuzima, ni umubiri we. Abenshi buriya tugiye tuzana amafoto ya before tukiri abakobwa, abandi bakazana bakiri abasore, wabona ibintu byaragiye bihinduka. Niho havuyemo wa mugani w'abanyarwanda ngo ubonye nyina ashaje wagira ngo ntiyakowe, wagira ngo bamukoye gute, sinzi ukuntu uwo mugani bawuca, ariko nyabura nimba ugikomeye ku gataye kawe, ukaba ugikomeye ku ka baby face kawe, utazatwita ukazana ibiheri, utazatwita ikida kikazana amaribori, amaguru akabyimba, abantu bakaguseka. Please, uretse kujya kubaka, harimo umwana w'umusore ushaka kubaka uri seriyo, utazajya kubaka kugira ngo ngutere inda ngo tubande ngo turyoshye ngo imyaka 2 3 ngishire ngo muri kuryoshye. Iyo umuntu ashatse afite gahunda yo kujya kwagura umuryango, Imana ihaye umugisha mugatwita mukabyara, ntamumve kubizanamo imikino ngo imyaka 5 ngo tubanze dufate imyaka 5 turyoshye. Ngo buri wese na plan ye, harabipanga icyarimwe, ariko akenshi hari umugore avuga ati bureka tubanze turyoshye, ntahita hano na hanga, bikaba birebire. Nshuti, ibi bimenyetso nimba ubyisanze ntabwo uraba atari yo kubaka bihubukira mu rushako, sibyo? Ndakwinginze, kubera ko umuntu agiye kubaka avuga ngo ngiye kubana nawe for the whole lifetime, kubw'igihe nsigaje. Hari n'igihe byangaye ngo mugatandukana, ariko akanshi ntawe winjira, nako ntagara kenshi cyane rwose, ntawe winjira muri gafite intego yo gusenya. Buri wese abagiye yifuza kubaka rugakomera, nubwo hari aho byanga, ariko buri wese aba yifuza kubaka rugakomera. Rero winjiye mu rugo umeze nk'uko tuvuze, wateguye iby'ubukwe, wateguye amamiliyoni, amabije ahenze yo ku munsi w'ubukwe, ugiye kuba mu bukode, my dear. Ugafata nka miliyoni nka 15 ukazitegura ku munsi w'ubukwe, ugiye kuba mu bukode. Ugafata abakwambariye ukabambika imyenda irimo igishoro cyazakuberamo intangiriro y'ubuzima, uri ku planning ubukwe kurusha urugo. Icyo gihe please, ugumye iwanyu, ugumye muri ghetto, ugumye ahantu uri, ariko don't jump, bisimbukira ku mwanzuro, kubera ko wazawicuza. Urugo rwangendekeye nabi, urugo byaranze kandi abandi babishobora. Abo bandi bafite ukuntu baplaninze, wowe ukaba warakurikiye plani zabo, ugakurikira kuri titre iri ku gitabo ariko utazi ibiri imbere muri icyo gitabo, ugashiduka nyine uyataye. Imana ikomeze kurinda kandi ikomeze kubakunda. Ni kuri Shusho TV, gahunda no kubaka umuryango uzira amakemwa, uzira ibibazo. Kandi nyine nkuko nabivuze, turimo turashaka abantu bagiye mu rugo bafite fondasiyo yo mu ntekerezo, bagutse mu bwonko, azi ngo ngiye gukora ikindi, fuza urugo rwanjye rugende gute. Imana ikomeze kubarinda kandi duhana umugisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhahe muronke.